Ngiye kubagezaho umuvugo witwa Banyarwanda dukomeze kurwanya coronavirus. Banyarwanda namwe banyarwandakazi, reka mbabwire amateka ya coronavirus. Nubwo ndi umwana muto cyane, nabajije abanduta n'abo tureshya, nabo bambwira ko iryo shyano bataribonye. Maze leta y'u Rwanda iba yabibonye, ikumira itagombye ko hafatwa benshi. Ireba kure maze iratabara iti, abana banjye ntibagiye gushira mbarora. Iherako ikaza ingamba zo kuyirwanya. Mbabwije ukuri, iyo gihera mu Rwanda, amahanga yari kugira ngo turi abanyamwanda, ariko nyamara siko byagenze, kuko cyaje giturutse iyo mu mahanga. Irembo ryacyo cyabaye iyo mu Bushinwa. Icyo cyorezo cya coronavirus nako ni ishyano, ryaje riyogoje isi yose nta kurobanura, ritarebye umukuru cyangwa umutoya, umukire cyangwa umukene. Coronavirus yaje ari simusiga. Reka dushimire Minisiteri y'Ubuzima, yo yakomeje gutanga ingamba ubutiza, igira iti buri wese yirinde ku giti cye, akaraba intoki yirinda guhanahana ibiganza n'abandi. Coronavirus nta kabuza tuzayitsinda. Abanyarwanda twabifashe nko guca umuco wacu, tugira ngo ahari umubyeyi wacu ni ukudutanya, tutazi ko ari amahoro n'umutekano dushakira, ngo hato atazabona igihugu cye kibaye umwirare utewe n'icyorezo cya coronavirus. Rwanda rwacu, igihugu cyatubyaye, reka duhumurize abahuye n'iki cyorezo, tubabwira duti mwe guheranwa n'agahinda, abarutuye tubari hafi, ntimuzarwe ishyanga turi mu rwatubyaye. Munyarwanda ubahiriza ingamba, ambara agapfukamunwa igihe cyose uvuye mu rugo, irinde gusuhuzanya uhana ibiganza n'abandi, karaba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, kandi wirinde ingendo zitari ngombwa. Coronavirus igendera agatsindwa, wateye isi yose guhagarika imitima, na bya bihugu bikomeye wabiteye imihangayiko itavugwa, kugeza n'ubwo bishyira intwaro hasi. Banyarwanda, amagara araseseka ntayorwa, irinde coronavirus, ushyira ingamba mu bikorwa. Sinshoje nk'agasambi gasaza gasozoka, nshoje nk'agasaza gasaza gasazira agasambi. Umusizi usiga bagasigara basiganuza, utera intambwe udasubira inyuma, niyibizi ivuna.